kiganiro cyo kwibuka uyu munsi, Dr Bizimana arasobanura uburyo ibikorwa by'ivangura ndetse no guhohotera abatutsi byagiye bikwirakwizwa mu gihugu hose na mbere y'94. Kuva intambara yo kubohora igihugu yatangira mu 1990, ibikorwa bisanzwe byo kuvangura abatutsi byarabaga aho abatutsi bakoraga mu burezi cyangwa se mu nzego za leta birukanwa mu kazi kabo, ndetse imyaka n'imitungo y'imiryango y'abatutsi ikibwa n'ibindi. Urumuri mu Rwanda n'urwanjye nawe. Iby'ingenzi byaranze iyicwa ry'abatutsi ku itariki 29 Mata 1994. Abatutsi biciwe mu kigo cya gisirikare cya Butotori aho bita kuri Marine mu karere ka Rubavu. Ikigo cya gisirikare cya Butotori giherereye mu mudugudu wa Butotori, akagari ka Rubona, umurenge wa Nyamyumba mu karere ka Rubavu. Ku butegetsi bwa Habyarimana habaye abajepe barindaga inzu ya Habyarimana. Abo bajepe ni nabo bahiciye abatutsi mu gihe cya jenoside. Muri iki kigo hakorewe kandi inama nyinshi zateguraga jenoside zaburwaga n'abasirikare bakomeye bo ku rwego rwo hejuru nka Colonel Theoneste Bagosora, Colonel Nsengiyumva Anatole n'abandi. Muri iki kigo kandi hatangiwe imyitozo ya gisirikare yahabwaga interahamwe hagamijwe gutsemba abatutsi. Tariki ya 29 Mata 1994 hiciwe abatutsi barimo umuryango wa Nyaruzungu Laurent, wa Karekezi Jonathan, umugabo witwaga Babonampoze André n'umwana we n'abandi. Abagize uruhare mu rupfu rw'abo bantu ni Major Kabera wayoboraga icyo kigo, ubu ngubu uba mu Bufaransa, Lieutenant Minani wavukaga i Nyamyumba, Lieutenant Bizumuremyi Jean Berkimas wabaye ruharwa cyane mu bwicanyi kuva muri 1992 ku Kibuye ndetse n'i Kigali muri 1990 aho yafataga abo yitaga ibyitso, n'umujepe witwaga Patrice. Abo nibo bari bakomeye mu bwicanyi bwahakorewe. Jenoside kandi kuri iyo tariki yakorewe kuri paruwasi gatolika ya Shangi muri diocese ya Cyangugu mu karere ka Rusizi. Kuri paruwasi ya Shangi mbere ya jenoside hari muri komine ya Gafunzo muri segiteri ya Shangi, ubu akaba ari mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Shangi. Muri Gafunzo ivangura n'itoteza ryatangiye kera rigenda rikura guhera muri 1990 urugamba rwo kubohora igihugu rutangiye. Icyo gihe MRND na MDR byahise byishyira hamwe bitoteza abatutsi. Muri komine ya Gafunzo muri 1992 abatutsi bari barize bari mu kazi ka leta batangiye kwirukanwa mu mirimo, abari mu bwarimu nabo barirukanwa. Ikindi nuko umuhutu wari washatse umututsi kazi yahise asabwa kumwirukana mu rwego rwo kugira ngo bitandukanye burundu. Konseye baca mu Rwangwa n'Iseti yatanze urugero yirukana umugore we ngo kuko yari umututsi kazi. Muri 1993 hatangiye gutozwa interahamwe hirya no hino. Iza Gafunzo zatorezwaga mu ruganda rw'icyayi rwa Shagasha. Wari umuyobozi w'uruganda icyo gihe Nsabimana Kariste ukomoka ku Gisenyi yavugaga ku mugaragaro ko yanga abatutsi. Niwe wagize uruhare mu itozwa ry'interahamwe mu ruganda rwa Shagasha afatanyije na Prefet Emmanuel Bagambiki, Sous-Prefet Gerard Terebura, Sous-Prefet Theodore Munyangabe na Lieutenant Samuel Imanishimwe. Guhera ku itariki ya 8 z'ukwa kane 1994 interahamwe zatangiye kuvuza induru ku musozi zinaririmba ngo tubatsembatsembe. Abatutsi batangiye guhunga baza kuri paruwasi ya Shangi. Mu batangiye kuririmba no kuvuza induru harimo abahutu bo mu miryango y'abitwa abanyumu. Hatangira gushyirwaho amabariyeri hirya no hino. Ahahise hashyirwaho bariyeri ni nko kwa mwarimu Bonaventure wari utuye munsi ya paruwasi ya Shangi. Kuva tariki 12 na 16 Mata 1994 abatutsi bari bahahungiye batangiye guterwa n'interahamwe n'abahutu baho bahaturiye baje kwica no gusahura, ariko abatutsi bagerageza kwirwanaho barabanesha. Itariki 14 z'ukwa kane 1994 haje igitero cya gatatu cyari gifite imbaraga kiyobowe n'interahamwe yitwa Pima. Mbere yo kujya kwica abatutsi bari bahungiye kuri paruwasi ya Shangi babanje guca kuri komine Gafunzo gufata imbunda ndetse na za grenade zo kwicisha abatutsi. Burgumestre Karorero Charles yategetse burigadiye wa komine kuzibaha. Interahamwe zakoresheje imbunda na za grenade mu kwica. Iki gitero cyitiriwe Pima cyaje giturutse i Nyamirundi. Interahamwe zabanje gufunga amazi kugira ngo impunzi zari ziri kuri paruwasi ya Shangi zizicwe n'inzara n'inyota. Abagerageje kujya ku kiyaga cya Kivu kiri hepfo ya kiliziya bahise bicwa batarahagera. Kuri 18 z'ukwa kane 1994 haje intumwa zari zivuye kuri prefecture ya Cyangugu ziyobowe na Sous-Prefet Munyangabe Theodore. Bakoresha inama na bakonseye abasaba gukora urutonde rw'abatutsi bose bavuye iwabo bahunze naho bahungiye. Nyuma yaho Padiri Mategeko Aime na Sous-Prefet Munyangabe Theodore n'abakozi barabakomine barazaga bakarobanuramo abagabo n'abasore bagifite ingufu n'abize bakajya kubica. Babeshya abatutsi ko abo bahamagaye ari abari bafite intwaro n'ibindi bikoresho byo kwicisha abahutu basanze mu mazu yabo, kandi ko bagomba kujya kwisobanura ku rukiko i Kamembe. Abo bajyanye ntawagarutse. Kuwa 27 z'ukwa kane 1994 nka saa 4 haje ikindi gitero cy'interahamwe za Shangi na Nyabitekeri. Barwana nacyo barakinesha gisubirayo.
ku wa 29 Mata haje igitero gikomeye cyane cy'interahamwe za Yusufu Munyakazi zivuye mu Bugarama zipakiye mu mamodoka 3 baje bitwaje imipanga, ubuhiri, imbunda na za grenade. Abaharokokeye bavuga ko interahamwe zinjiye ziririmba ngo isi n'ibirimo byose n'iby'abahutu, batangira gutemagura no guteramo grenade. Uwo munsi bashoje kwica saa 1:15 kuko bwari bwije, bafata abakobwa batari bapfuye babatwara iwabo bakorerwa ibyamfurambi. Ku wa 30 z'ukwa 4 1994 nibwo interahamwe zaje zica bari bakomeretse. Nyuma yaho bahagarika abantu barimo bajya mu isoko, baraza bakora umuganda wo gukura imirambo mu kiliziya, bayijyana mu cyobo cyari cyariswe Croix Rouge, bajugunyamo ya mirambo. Icyo cyobo ni icyobo baviduriragamo umwanda wo mu bwiherero bwo mu kigo cy'ishuri ribanza rya Shangi. Icyobo cyuzuye bacukuye ibindi byobo, akaba ariho bajugunya imirambo yose mu rwego rwo kugira ngo kiliziya ise neza, bazabone nuko bazajya baza mu misa. Padiri Aime Mategeko wabaye ruharwa muri jenoside Shangi yahamijwe icyaha cya jenoside, akatirwa igifungo cya burundu, akaba afungiye muri gereza ya Nyanza. Abatutsi kandi ku itariki biciwe kuri stade Kamarampaka yari yubatse iruhande y'urukiko rwisumbuye rwa Rusizi n'ikigo cya gisirikare na gendarmerie, ndetse hari n'ibiro bya prefegitura ya Cyangugu, gereza ya Cyangugu na diocese na centre y'ubucuruzi ya Kamembe. Yari yegereye n'umupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikaba biri mu byatumye abatutsi benshi bahungira muri iyi stade kuko babonaga bakikijwe n'inzego z'ubutegetsi zizabarengera. Iyi stade abatutsi ba mbere bayihungiyemo ku itariki 9 Mata 1994 bazanye n'amatungo yabo kuko abahutu bari batangiye kubatwikira. Ku wa 19 Mata 1994 nibwo haje igitero cy'abasirikare cyari cyobowe na Prefet Bagambiki Emmanuel, baje bafite urutonde rw'abagabo b'abatutsi bashakaga kubanza gutwara, higanjemo abize cyangwa abafite amikoro, abandi ni abagabo bari bafite imbaraga ku buryo bari kubasha kwirwanaho. Padiri Laurent Mugura yaraje arabashinyagurira, bamusabye kubatabariza, arababwira ngo ubwo murahaze, abandi bafite intimba yuko babuze umubyeyi wabo, none namwe mbazaniye ibiryo mukambwira ubusa. Nyamara mugenzi we Padiri Oscar Nkundayezu yahumurije impunzi z'abatutsi, azizanira ibyo kurya, atanga na penitensiyo yo kuba yifuza. Padiri Laurent Mugura yakatiwe igifungo cy'imyaka 20 arakirangiza, ubu ngubu aba kwa Musenyeri i Cyangugu. Abatutsi bari bahungiye muri stade Kamarampaka bamerewe nabi cyane kuko nta mazi yari ahari, nta biryo, nta bwiherero bari bafite, hari hateyemo indwara ya macinya kubera umwanda, indembe zari zimaze kwiyongera. Ku wa 26 Mata 1994 hagarutse igitero cy'abasirikare cyari kiyobowe na Lieutenant Imanishimwe Samuel, gitwara abagabo b'abatutsi bajya kwicwa. Prefet Bagambiki yafashe icyemezo ko abatutsi bari muri stade badakwiye guhabwa amahirwe yo guhungira hanze, ni ukuvuga muri Kongo. Afata icyemezo cyo kubajyana Nyarushishi kure y'umupaka kugira ngo hatagira abacika bakajya muri Zaire. Ku wa 28 Mata 1994 hagarutse ikindi gitero cy'abasirikare gitwara abandi batutsi kibajyana kubica. Impunzi zakoze inama zemeranywa guhungira muri Zaire. Nka saa 9 za nijoro bose barasohotse berekeza ya Zaire, ariko abasirikare bari babarinze barabatangatanga, basanze Bagambiki n'abasirikare interahamwe zabateze, abategeka gusubira inyuma. Igihe bari bakase basubira inyuma nibwo batangiye kwicwa barashwe, abandi interahamwe zirabatemagura zibakubita amahiri na za grenade, abatarapfuye bajyanwa i Nyarushishi. Samuel Mwanishimwe wari uyoboye abasirikare wagize n'uruhare rukomeye mu bwicanyi. Twibutse ko yahamijwe icyaha cya jenoside n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda, ariko rumuha igihano cya nyarureshwa cy'imyaka 12. urumuri mu Rwanda n'urwanjye nawe. Wakoze kuba wakurikiye ikiganiro, tubwire icyo ugitekerezaho, unagisangiza abandi.